Hari ibintu byinshi twigishwa ku ishuri, ariko hari amabanga y'ubuzima abantu benshi bamenya iyo bamaze kugera mu mwanya wo kubabara cyangwa se iyo bamaze kubabara. Ibanga rya mbere, nta muntu uzaza gukiza ubuzima bwawe. Abantu bashobora kugufasha, ariko inshingano zo guhindura ubuzima bwawe ni zawe. Ibanga rya kabiri, ntabwo buri muntu ugusekera kwifuriza ibyiza. Wige gutandukanya amagambo meza ndetse n'imigambi myiza. Ibanga rya gatatu, igihe nicyo gikize kurusha amafaranga. Amafaranga yatakara akagaruka, ariko igihe cyatakaye ntikijya kigaruka. Ibanga rya kane, ubuzima ntibuhora butanga ibyo ushaka, ariko akenshi butanga ibyo wakoze. Ibanga rya gatanu, ikintu gikomeye kurusha impano ni discipline. Impano ishobora gutangiza, ariko discipline niyo ikugeza kure. Wumve ibi, ureke ibinyoma. Abantu benshi bahora bategereje amahirwe, mu gihe abatsinda bahindura imyitwarire yabo. Ubuzima bwawe bushobora guhinduka umunsi utangiye guhinduka, cyangwa se guhindura ibyo ukora buri munsi. Iyi ni Benados Creek Diaries.